Abandi se sister reka twicare hano ubwira uburyo akantu dupanga akabizinesi dukora. Aho se buriya rero urabona akazi karanze pe. Akazi karanze muri iyi minsi. Cyangwa rero dupanga akantu buryo y'umuntu yajya abona amafaranga. Hari abajama bafite amafaranga menshi cyane kandi harabona shana arakubiswe ngesha ndi nkubiswe ariko urabona iyi sura yawe yacuruza. Ngubu nta mujama nyine mu bipanga ufite ibicwa bya danje. Wapi man? Ukuntu ububwiza bwawe nta muntu mupanga koko. Munanje ajama kudufaranga. Seri ahubwo zinda pe. Ewe. None reka nkwere kunyo tugiye kubipanga. Abona hari abajama bafite amafaranga muri iyi minsi. Wengiye tugiye gupanga uburyo najya nkuhuza nabo. Urumva? Aguhuza nabo naye mugapanga nanjye bakama kudufaranga nyine we nkaguhuza nabo bakama kudufaranga ariko nyine nawe urumva nawe uzadufata uko two bazajya bamba. Byashoboka se? Byashoboka cyane. Ubu bwiza bwawe sawa. Ahubwo uvuga ati wowe niba uri tayari ubu ngubu tugiye gukira. Niba uri tayari tugiye gukira rwose. Okay, nta kibazo. Uragwamo neza? Naribye. Aha, nisha nicyo mwemera sister. Ndoro umuntu w'iniga cyane. Rero ewana abo bajama noneho. Ngiye gushaka nanjye uburyo njya kugasima. Ndabizi niho baba bari. Nge nimura nabo dupange bwo ndaza kuguhuza nabo nyine ibindi turabipanga nyine uburyo udufaranga tuzaza tuza. Nari dadi sogo nagari budusanga hanze ma. Shara muvuze cya kive nacyo kirakanira ariko ntago cyabimenya. Tuzabikorwa. No kubikurikirana kwaje ku buryo kitabishona kabisa. No se ko bataye uko mukagira imana muri gukora cyangwa abana raho muho komera cyane papa nzuza wicaye raho muko bigenda rwara amahoro se papa ariko se amusore undanya n'ibigwana n'agakapu ku mugongo mfite umusore ungana nawe neza daduvuye ubu ngubu ntago mba nagwaye ibiceri bijumbo kaba bagiye kubizana ku isoko ariko uraho ngaho urana utanyiturira amaye kimwe nayo kimwe utanyiturira hasi mwawe wa mukobwa ntabwo wafata umwe ngo ubukurire yambuka mutegereje umuntu se ntimwamutegerereza mu rugo aya tuba twafunze ariko nta kibazo byanyu mwabana nta kibazo ko muzanzanira nzagafatisha yombi nta kibazo rwose turi abana beza ndebera ko dadi yagiye reka noneho twikomereje gahunda zacu nabone sinamaze kugubwira ko se bari abahungu njya kubareba hariya ku gasima reka njye mbagereho noneho ubwo ndaza nkubwira uburyo gahunda z'esitari nta kibazo sawa no sanga avuye mu rugo ataza kukaza ibintu kugira ngo gahunda zacu tuzikurikirane neza wegera mu rugo nawe aho musaza bacaze salama Kampala salama mani bimeze ute se anashanye fresh tu cyane hanjye sima kaba kankwamanye babone babebereye chat wala ayo zizi kuromba nsotse mu mago bagatereka ngere ko gasima ndebe ibyari byo mani ukageraho mani batunaburanye bashaka bya hatari ko ndabona umeze neza mani birenze ariko ni cyabaye cyarama iki cyaranga se kiba cyarasagariye umuntu cy'ibyo n'amagi gaskwe abo ibintu bikubiyembwe bamva nabyemera bro tunabyemera shamana ahubwo se agasima se kiriwe gute umuhungu cyaho urebye ntari bito ariko original mu Ruganda ashawe muri acatani y'ibyana ibintu abarero dash ariko mfite icyana hano cyanesheje umutwe reka da sigaye ducata umunsi wose wabaje sinzira serious katoreye ibyari byo ariko ni cyiza man kino ni cyahagana he ni kiyo hirya ahubwo se man nkankora bura ahubwo unkureba gutya we nk'igihe ugezemo ubundi we ababebe bagomba kuba bari kuza no kukwiterete
Takubesha. Tabesha se. Uruzi ukuntu ubu uhagaze gutya baby nge numvisha amakuru yuko basigaye banaguha babyata. Taburi kunyumvira ubusasha. Bana bya bindi byanyu dore ko ntago mama mufite. Yo abasaza. Simbona ki. Kwero mu. Mureza yagarabize ko turi Biracamo sana. Chazo ni sawa cyane fresh. Twakibereye ko gasima gutya. Nese ngo mama muri gupanga go. Ariko meze neza. Cara hano tukubwire ma. Se ni ngombwa ko twicarara. Ntari bari kwicara. Ari birenze sakite n'ufise ko ufite Harimo akantu ko kunywa se. Kantu se. Asiheze. Gasimo yawe. Amani ziko twakuvugagaho. Kakuvugaga. Man, rero mva mbwiye. Abantu. Urizanye. Bimeze bite? Cyane fresh man. Ntabwo ubibonaho. Aho ndese man sha. Twakuvugaga cyane pe. Mwari muri kumvugaho. Byataje. Twakuvugaga neza cyane. Byifashe ute se? Ewana sha nakadero nyine. Urabona kuntu binameze ahubwo se nyine ni ibintu biri aho ngaho man. Anconesha nari ibintu. Ukuntu bimeze. Nyine no umujama wanje subizi se kari umugabo. Chazo wanje. Twagiye turya na tabati nyinshi. Ako murabani gamani. Ni ikintu nacyo ni ikijama muri ureba rero. Ntabwo cyane. Ahubwo we sinzi impamvu tuba tunakubura. Oya njewe se. Vie uri hariya. Ehe. Iyo yamaze gutama akantu kakabwibwe. Yatuma urenga igipango se. Kada. Iyo yamaze kugatamo ari uburyo baryama no uriya muviye ntago aba yoroshye. Ariko buri mu rugo buri. Uriya muviye buriya nk'iyo mbonye akantu nkamutama akantu abativiye. Tushaka ko ujya ku kabari ufate akabwibwibwe. Nanje itanicomokera. Aho ngaho bamwemeje. tugire tugushe ku ntego. Aha wa sister mushiki wawe. Mushiki wanjye. Hajya umwe witwa Gogo. Yabura yitwa. Yitwa Gogo. Nuwo ngo mushiki wawe. Ubu musizeho ubu ngubu bura. Uriya ni masera ntago ajya ava mu rugo. Ese ntabwo bari baza gusaba. Basaba. Kare unyumvire. Yo gahunda nayo ihari. Shaka uzazinywa wenyine kamwe n'umuntu yaza akanywa n'undi akanywa. Ntago turabona. Ubwo yini uramugundiri. Ntago turabona umuntu ufite akantu. Abara ndumva ndi umunyamahirwe ibyanjye. Amuburiye yes. Ibyanjye birimo amahirwe. Akantu ntago turamubona. Ibyanjye birimo amahirwe man. Izingi. Ahubwo wowe urumva Ufite akantu? Ndagaza. Ako warasenze Ni uburi. ibintu toto. Wowe kuri mushiki wanjye. Man, umuntu ushaka. Ni amasinya wowe. Warasenze uburi cy'ubundi. Ewa nakemera Uri tayari? cyane. Uramushaka? Ahubwo ufite gahunda. Araregeye. Cyane bimwe byangombe n'ukuntu ibintu biba biri hejuru. Urumva? Ukuntu ibintu biba binakubi. Nkwereke uburyo tubigenza. Wowe uri tayari? cyane. Siko wagira Kanda ngo. akanyenyeri. Nkubita imibare 10. Ubwo wowe bigiye stare neza mo fresh akanyenyeri. Undi abantu nk'aba ngaba bafite akantu kuri mushiki wanjye. Ngire byo bangubwira ndareba nibereyeho kurya nyamba mbikurikirana gake gake. Dore nimero ni iyi ngiyi. Ahita kagukaraga mugati cyane. Agashyireho. Dore mushiki wanjye mwaye umuntu. Naje naboneraho nasoma wallahi. Ndi wumva se. Ngire kurikirana umuhungu wawe. Rebe message. Ukubisa gateni ke. Kugira ngo nuriya muviye nzaza nyine wa mu uriya muviye no guhita mutama akantu. Ahubwo cyangwa gukirira numukubitamo gisigaye n'ikimwe. numukubitamo tuke. Ubwo ko wumva abana kagukaraze nyine ni nama we nanjye ndananywaho yego. Akantu wakaba Ariko se ko babaza bwa gukubita. akantu nanda kagwana. Ubwo mushiki wawe azanye ibintu byazahara ngo ntaga hari ibiki n'ibiki agenda biti. Mushiki wanjye buriya turuzuzanya. Ntabizi. Kuva mwebwe mwamaze kumaka akantu. Ibindi mu bindi cyane. Hanga zo kuvuga ibintu byanyu by'abaja. Wewe nugira ikibazo nugira ikibazo. Imana nge ndabizi icazo nge mbana Asanga ari bimwe byabo. Ariko kuna bajama banza wumve ukuntu umujama gutya bamara gukaraga ibicwa ukagenda ukicara akagenda kubira sister wawe ati burya baraba. Message ni wayibonye. Ahubwo reka nkwereka. Nimero wereje amafaranga ni wayibonye. Niyo nabonye iriho amazina yawe. Ryari Uze kuhamagara nimugoroba saa 10. Ewana turabikora fresh. Muhamagare wowe nguze n'umwana. Uriya ni mushiki wanjye. Nasuragiye. Njye nagiye mama. None zuko nesa mama. Yageze mu rugo. Nyumva nyine vera yageze mu rugo gacumi nyine akantu ndabanywamo Ibyo wowe akantu ndakakugurira we reka banze ngire. Ryari se mani Mani mureka banza reka njyane. Urumva? Wowe ubwo ibindi wowe uze kumwamagara nawe. umva nimero Yaruka. ndayifite. Sanga wabigize neza mani. Nani gukubwira mani uriya baba yisitaye. None umva None turebe ibyawe none se bwo urumva ngiye nta. uze by phone nyine. Twitegure ntari wowe turi kumwe. Sare yo ntarebe bungu wanjye. Sawa. Business iri kurya kabisa. Tuhamagara sister mu bwero uburyo bimeze. Allo. Yego sister dadara cyari mu rugo.
sanga hamwe twari turi nkubwira abantu ibintu byaciyemo ahubwo nyaruka. Yego naze kabisa mwereke ko business nayo namubwiye iri kurya cyane kabisa. Minota ingahe 10 byose. Nanga tuzarya byataye. Sister waje se? Caramubwira. Mana ziko nsize yari mu rugo ariko. Ari mu biki se Viemana? Ahubwo arari no kumbaza ahantu ngenda ambwira nje kukureba. Mwihorere mwe. Ahubwo nureba ya gahunda nandi kukubwira se. Izari. Ireba hano kuri mu mwana. Reba aha nayo banyoye. Reka. 10k zose. Ndetse urumva tutagiye kurya. Yigo pe. Dore ahubwo bahise banamamagara babajamo. Kamita. Allo. Yego man, yese ibyo nakubwiye nibyo mu rugo nuhazi. Ni mumanuke muradusanga twicariye no kwiremba murahita mutubona. Sawa. Baraje bagiye gutungubaza none. Okay nari. Amafaranga tura. Ntago batinda nabakire mani bafite. Nasize. Bafite na moto mani bara nabakire ni iminota inga barahita batugeraho. Bara nabakire bafite moto buretse urebere mu kanya wowe bagera hano. Mani simba ari ibintu byo kutubeshya. Ahubwo se do singaba waje se. Amafaranga tugiye kuyarya. Nkabafite nuko dadari buza akazi ka. Oya viye buriya kuba yaravuye ahana none ubu ngubu yaryamye we ntugire ikibazo. Okay. Ntugire ikibazo rwose. Chazo. Cyo mwemere nako ujya wica gahunda rwose. Nako njya nica gahunda. Ugira gahunda pe. Cyo mwemere. Aho ari mushiki wanjye. Ni misi. Kampara, muri abasaza kabisa. Ntabwo mujya mwica gahunda rwose. Dore ko ubucuti wanjye ngaho turi kumubonye se man. Atari sawa se. None se umva se. Tube twumva nkubaza. Wowe. No se sister. Oui. Umeze ute se? Meze neza. Amakuru yawe? Ni meza. Meze neza. Asha biragaragara ariko ni namwiza rero. Ntago ari cyane. Asha ni cyane. Ahubwo se wumeze? Meze neza. Ni sawa. Sawa cyane ntabwo byabura kuba sawa reka. Nanjye ndabibona ariko. Ntabwo wabona umukobwa mwiza nkawe ngo ure bibira kumera neza. None se. Bana. Cyane. Ahubwo se. Sizema kanimero kawe hano se tukaza kuvugana nimba nta kibazo bigutera. Ari ribise? Nimero se? Okay, nta kibazo. Kashyiriremo. Ndaza kuvugisha ninta urumva brada wawe tumara gutandukana ndaza kuvugisha. Aki. Kazina se sika kandi sigogo. Okay. Ni kakandi tu. Ndabona ari neza cyane rwose. Reka ngende. Nari tuze ufi yari mu rugo. Ese ugenda se? Akaza kuza kumitana. Okay, narebe bo turaza kuvugana by phone. Nta kibazo. Sawa. Bye. Bye. Chazo. Mungu shaha. Abiciye mani nibyo bamubwira. Jewe buriya ntago ndi nkababaje mamani nje abari muzungu. Gusubu ibintu bya mani birimo gahunda. Ahubwo se ununezere masi nkuje nawe. Kumani nzabyemera neza ari igiciyemo. Birahagije. Birahagije. Reka tugende. So bavuga ko Jati wanamara kandi kanwa. Barakoze umutima. Nimero se yayindi se. Nimero ni yayindi bashyira kandi kanwa. Nze ngo kubite 5k. Agije icyuma se. Ariko umvikana. Nushaka umwana umuzungu. Bidaciyemo neza. Ugira ikibazo bana ugira ikibazo. Reka mukubitaga 5k niko se. Hata umuzungu agacumi mandi ibintu birimo neza. Shira kandi nimero ni yayindi man. Sinjya kwigira umushinga. Zarambe mufashe. Ko wakumvise ibyo nkubwira. Iyo banashyiraho kabisa. Ibyo nkubwira simenzwe n'umuntu w'umucama. Nje ibintu mba nabikemura cyane buriya ngayika. Narebe irye. Ibintu mba nabikemura. Ariyo wowe ndabona yaje man. Ewana akira kabisa. cyane naribe nyine kafatireho to. Gahunda ni gahunda. Sawa. None ibintu bimeze neza manze mpamagara ya mu baby ndebe muvugisha. Bibaho se kwaba compose ngerageze rimwe ndebe.
Yampaye nka data. Ampamagara na simenzwe ndebe da. Bataba bankuje abareze. Nabayikuyeho. Barariragwira. Mu gahunda nta yindi. Kampara ni ukurikiyeho. Halo. Yes Kampa. Mani uri hehe se? Uracyari mu kazi? None se mani umva nkubwije ukuri ko uzi umushinga wanyigiye. Wa mushinga waba baby nyine. Usiko nimero zose bazikuyeho yaba simenzwe na mushiki we mani. Ntari bigira vuba uzundebuze tugende yosha. Sawa. Ihute. Sawa ndaje mpagusange. Oya turagi wabo da turagi wabo. Ubanze kumwitaba. Kare. Haguruka kira tuje. Ewa, baje. Nagitenda none mutewa. Tubavugije twumve wabo baba banafunze ako umuntu yarutamo daruraruye umuntu yarutamo kabisa bose barashika barasohoka shaka kabuye dukubite wari Simbona mubwiye yaje se mani. Uremo na casque hose. Ibintu basigaye bari haye kuri iki gihe. Musigaye mukarekana mu modoka. Izi bijya gisaza vie bimeze bitari ba mwana komera cyane vie biracyamaka musore wawe mwese bahu kandi ukomeye cya gisambo kiri he ari wanjye sugira ngo ngenda cyamubona nko tamubona dufite umusore w'igisambo n'umukobwa nibo dukeneye igisambo se kandi abahungu banjye gusa ibintu bankoreye ko batajya bavare muherekeze mwahuriye he dore ukuntu bimeze musaza ahubwo wowe woroshya ibintu ahubwo mwebwe ntimuze kunteka umva shana nemumbone mu busaza ngo mushake kumfatanya n'ibindi umva nkubwira tubwira abari bana cyangwa ntabwo twagutefura rero yaratwambuye nimbugira tubuki ntuze gusoma yewe soma iki ntabwo uzi gusoma ibintu reba icupa asa amafaranga neza mu icupa wawe ibi bintu se nge ndacyabasha ibisi 10,000 inite nazisizemo ibisi ibiki umva rero vie muzumingire umusore wawe umva ngubwira tubura message wenda arashaje dore reba we nuriya mukobwa nimba ushaka 10 banza wumve ndi kwihutara umuntu aronyemerera agasegere bari hehe vie bari haba bana ba akaza kayungu abana bari rero musaza oroshye ibintu bibazo mu bawicara urimo bashaka ari basi kugira ahantu bari Please subscribe my channel and press the bell icon to get free content. bazani ariko rero mwakamwe muri nyana There is God.